uretse ko mbivuga bamwe kuvuga ngo mvugire M23 kuvuga ngo M23 baba ari intama none se bari intama gute bo nta byaha bakora. Hanyuma umuntu akibaza Sadeke ishobora kuza kwinjira muri izo operations. Sadeke yazinjiyemo muhoza ati twarase M23 u Rwanda rwo rutabivuga ariko M23 irurasira FDLR bivuze ngo urita FDLR abajenosideri unda yite abaparteneri kuko ntagibuye FDLR icukuye rigenda ryanditse FDLR muri Rwanda kwanga kurwana na Kongo rwababaje Tshisekedi ku buryo umusonga wa Uganda na ADF si wo musonga w'u Rwanda kuri ADF umusonga w'u Rwanda kuri FDLR si wo musonga wa Uganda kuri FDLR umusonga wa Red Tabara ku Rwanda si wo musonga wa Bujumbura umusonga wa Kongo si wo musonga wa Tanzania. Aba perezida rero barimo kwicara bagafata indwara zitari zimwe ya diagnostique urumva bakazishaka kuzivurisha umutumwe cya kibazo cyo muri Kongo barimo kukitiranya. Iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare. Turabasuhuje turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda twizere ko aho muherereye muri amahoro twihanganisha bari mu burasirazuba bwa Kongo hari imirwano ari nayo tugiye kuganiraho na David Jeune Marshal. David uraho neza? Muraho kanijabo na amahoro oshya kandi uvuzemo iby'imirwano se nawe uri mu mirwano se na karere rega uretse la mipaka abadage bazanye ubundi usanabona ko ikiremwa muntu n'abantu bamwe none se ko Kirene yagiye mu ntambara abantu babuze ingano uko se sinagiye mu mirwano y'ingano muri iki gihe yabaye nk'umudugudu ntabwo bavuga ngo ahangaha ari amakuba ngo uvuye ngo uzatekana aida petroli zahenda ibiciro bizamuke ku masoko intambara utashaka utazi uzayirwana wanga ubyume. Ya David tugiye kureba ku bintu bisa tavugwaho rumwe muri iyi ntambara ya M23 na FARDC turebe akarere ndetse n'imiryango y'uturere uko iri kwitwara n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu minsi ishize abantu bari buka inama yabereye iya 10 iri kwiga ku bibazo by'umutekano muke muri Kongo mbere yuko inama y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe iterana abakuru b'ibihugu bigize akarere barateranye nabo. David reka tugaruke gato ku myanzuro y'umuryango wa African Union ivuga ko ingabo z'u Burundi aho zagombaga kujya hahindutse ingabo za Uganda naho zahindutse na Sudani y'Epfo bigahinduka. By'ubwabyo guhindura imyanzuro yo aho ingabo z'akarere zikwiye kujya mu gukemura ikibazo cya Kongo bivuze iki? Bivuze ibintu byinshi ariko icyambere naheraho nuko bivuze ko mu bibazo biri mu akarere k'ibiyaga bigari na Kongo mu burasirazuba bwayo ariko na Kongo muri rusange harimo akajagari kuko uramutse usohoye nk'amafaranga ku itariki ya mbere z'umwaka ni noti nuko wamunana ugahindura iyo noti ukazana indi ubona ko waba ufite akajagari mu mikoreshereze y'ifaranga ryawe aho ugenda uhindura amafaranga n'urugero nari ntanze. Noneho icyo navuga guhindura inoti tujye ku makomunike n'amatangazo akunze gutangazwa iyo habaye inama nk'izi z'abakuru b'ibihugu. Turajya Rwanda ifite ibyo yavugaga mu buryo bwo gushakira amahoro akarere ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'Iburasirazuba uko ni muri Kivu zombi ndetse no muri Turi ikaba yaragenaga uko procedure uko bizagenda tujye kuri timing amatariki bizakorwa na buri ruhande SNFDL izagira gute ne M23 izakora lettre ni ibiki byose ukabona ko niyo ari maze iminsi ivugwa Rwanda communique noneho ukaza ukajya Bujumbura ku itariki y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 habereye inama nabo idasanzwe ya 20 y'abakuru b'ibihugu ba East Africa bo hafi ya bose bagiyeyo uretse Salva Kiir wari ufite umushyitsi papa wari wamusuye ariko nawe yohereje delegation yo kumuhagararira. Iyo nama uziko amwe makuru yashyizwe hanzwe bayamundi yarahwiswaga ariko hari umunyamakuru twese mugenzi wacu tuzita Mayina Mangi watangaje kuri Twitter yiwe yuko mu gihe iyo nama arimo kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagarariwe na perezida wayo abakuru b'ibihugu bagenzi bakamu igitekerezo cyo gushyira imbere direct dialogue kuganira na M23 abakimuhaye ni Suruhu Hassan na perezida Museveni wa Uganda babonaga ko ikibazo cya Kongo cyakemuka mu buryo bunyuze mu biganiro ariko kandi nujya no kuri position y'u Rwanda urahita ubona ko na ubwo ruri muri uwo mujyo kuko kuva kenshi gatandukanye perezida Kagame yagiye avuga ko
na muri 2012 yari yatanze igitekerezo mu gihe cya intervention brigade yarashe M23 ko uburyo njyarugamba bwo kurwana butazakemura ikibazo kiri hariya wumva rero ko uwo mujyo uko abantu babona ikibazo warimo ugenda urekrita n'abandi babyuvaga muri ubwo buryo bamuhaye icyo gitekerezo muri iyo nama ngo ntiyabyakiriye neza ndetse bituma perezida wa Uganda Museveni na perezida wa Tanzania Suluhu Hassan basohoka mu nama itarangiye buri indege zabo barigendera mu gihe twabonye ko perezida Kagame ubwo hasigaye mu cyumba cy'inama hasigaye perezida Kagame Tshisekedi Ruto hasigarana Ndayishimiye ubwo rero nabo je mbona ko mu gihe abo ba perezida biruriraga indege William Ruto nawe na perezida Tshisekedi nabo basohotse ndetse basohokana General Nyaga bajya ahantu munsi y'igiti turabyibuka agakwe bariherera perezida Tshisekedi ati we ati bite ati ariko bari abaturage nibaza gukoraho we General Nyaga utakemura ikibazo cyabo ngo urwane uzavuga ngo ntabwo nakubwiye icyo gihe wibuka ko byarakurikiwe n'imyigaragambyo yamaganiza ingabo yanaguyemo abantu ndetse n'insengero zirasenyuka zabavuga ikinyarwanda muri Goma turasa n'abapudetinga abantu badukurikiye muri kino kiganiro ariko kandi nituvuga ko Samia Suluhu Hassan yuri indege ya Dar es Salaam cyangwa se akajya Dodoma biterwa naho yagiye ubundi kandi Museveni akisubira Kampala perezida Kagame nawe tureba ko iyo nama bikigenda gutyo gihe uriko mbibona nawe habayeho ibiganiro na perezida Ndayishimiye bitatangajwe mbere na za prezidansi zombi ko ibyo biganiro biteganyijwe n'ibyavuyemo ngira ngo ntabwo byatangajwe n'ibyavuye muri uwo muhuro ntabwo twabiboneye communique bigaragara ko inama wavuga ko yasambaratitse niko mu giswahili babivuga urumva donc umwe yaciye ukwe babiri baciye ukwabo babiri bajya kwiherana General Nyaga baramubwira we noneho perezida Kagame nawe abaragiye avugana na Rais Ndayishimiye ibyo twari tuvuze mu kanya ko tutabonye report cyangwa se communique y'ibyo baganiriye ariko ngira biri mu ibyo baganiriye umuntu ashobora gutekereza ko biri mu mujyo kuzahura umubano bitangiye kugenda neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda oya buriya genda ko nyuma yaho uribuka ko hari delegation y'abarundi yahisiza mu Rwanda wenda rero no kuza niyo nama itaba kuko ntabwo iyo delegation yaje muri cadre sintegeza ko ku ngingo z'ibyigwa ziriya nama yabereye Bujumbura ya minisome harimo n'ibibanye n'umubano w'u Rwanda n'u Burundi ngo tuvuge ko byahise bishamikiraho ibyo ntawe bimenye ntabwo twazi ibyo baganiriye ariko nanone ugiye muri izo context ebyiri zombi ukabona muri koridori Museveni abwira Rais kandi ntabwo baricaye begeranye uko nibuko bimeze nduva Museveni na Suluhu Hassan batari begeranye Suluhu yari yegeranye na perezida w'u Rwanda Museveni nawe harandi yari yicaye urumva ko umwe ari muri koridori agenda ukwe ku ndege undi ati ahubwo ngenda avuga wenda baricaye bati ntubonye isuku inama yabaye agatoga tujya kuba perezida rero wihangane iby'inama urabimenyereye ubwo rero ibyo ngibyo binyibutsa ni inama itaragize ifoto rusange niba abantu babyibuka reka nta hantu hafoto rusange ibyo binyibutsa iyo tugiye Rwanda muri cyo nisakajagari tukajya Bujumbura ukabona ukuntu bimeze tugasubira muri Union Africaine Addis Ababa ariko duhereye muri 2010 na kangahe ubwo perezida Kikwete yaporopozaga u Rwanda ko ruganira na FDLR none wagira ngo inama turaza kubigeraho inama wagira ngo kapitali Addis Ababa yabereye umusaraba n'ubundi aka karere ku nama kuko nituvuga ibi ngibi ndavuga impamvu mbivuze wabaye none bitangira ubivuga nuko ubona ko Addis Ababa tugiye mu mateka yayo ukashyiramo n'akoro cadre ya Addis Ababa ya masezerano njya mvuga ngo ni nkaho ameze nka constitution y'aka karere kuko yujuje byose byakagurura umutekano muri aka karere uhita ubona ko kenshi Addis Ababa uhicurika ibintu ikabona ko FDL yaganira n'igihugu kishira genocide ikabona ko Rwanda yari maze iminsi twatangiriyeho ifite valeur M23 irimo gushyira mu bikorwa abandi barimo kugira gute na gute bakavuga ati nibyo ngibyo ntago biwakinga iho icurika ibintu kuko komunike ya Rwanda yavugaga ahantu ingabo z'u Burundi zigomba kujya gukemura ibibazo muri South Kivu komunike ya Rwanda ikavuga aho ingabo za Kenya zizajya n'ibice zizagenzura ikavuga iza Uganda zizajya kugenzura ndetse n'iza South Sudan uretse ko za South Sudan na Uganda zaheze ku mipaka zitarabona faveur yo kugira ngo zambuke muri Kongo ariko Rwanda Addis Ababa bije iravuga iti no noneho abari kuzajya South Kivu muzamuka abarundi bati muzagende mu gihe kicanga Sake ubu Masisi Uganda muzajye Bunagana n'ibice biyegereye urumva South Sudan nayo izaze ijya ngo muri Rucuro ukibaza abari kuba deployed
n'impamvu na cause zari gutuma ba deployed South Kivu Ituri naho tuvuze haruguru. Ese hari uburyo buri magique bwakoreshejwe, hari magie yakozo cyangwa ubupfumu nka bwa bundi bw'abamayimayi kumwe bisiga ibyondo n'iki byose, ku buryo ikibazo cy'abahema n'abareru cyarangiye bikaba bitagikenewe yuko ingabo za Sudani zijya gukemura ikibazo yo. Hari ibintu byabaye by'ibitangaza ku buryo ku mipaka ya Kitagoma uragana Benin uragana heho sano Uganda UPDF yashobora kudeployinga byatunganye n'ibisasu birabaturikira ku buryo Uganda ntigikeneweyo. Ese Leta Tabara na guverinoma y'u Burundi byiyunze ku buryo u Burundi butagihurumbirira kujya gukemura ikibazo ku mipaka yabwo habegereye, nkuko duhora tubyumva ko ibibazo biri kuri imipaka nyine biri mu biteza ibibazo ibindi bihugu bituranye na Kongo. Ikindi twagerekaho uretse ko mbivuga bamwe kuva mu mvugire mu 23 aho mu 23 imaze gukontrola muri iyo zone de deployment nshyashya, siho hari ikibazo cy'umutekano mu buryo mu cyangwa ubundi, kuko ntabwo ntekereza ko Kongo igirira impuhwe mu 23 ngireke gutangaza ko abaturage bakiwanja bashize, abaturage barucosinjije ku buryo M23 yabamara ntitubimenye uko byagera ko sebaye nk'umudugudu, bafite smartphone, bafite buri kimwe cyose, baduhamagara twabahamagara bakatubwira. Ntabwo ntekereza ko mu bintu muri propaganda Leta ya Kongo igikora keka ari barayibagiwe kandi ntabwo sukuba ngo ndimo kuyibutsa, ntabwo yaba yaribagiwe kwanduza M23 ibijya gusa na biriya byakishije nandi hose ngivuga iti ubwo mubona M23 aho yafashe bunagana yamaze abantu kiwanje mara abantu aho ikontrola ni hanini cyane kugereza amasisi mara abantu, ibintu byarayangaye. Yego ko simvuze ko abantu ba muri kare gace k'inyeshyamba batuje bameze neza kubera ko buriya ahantu hageze ubwo n'inyeshyamba Leta itabaza kugeza ibiganza, urumva bari mu bibazo nyine by'ubukene n'iki byose ntabwo babura kubivuga uko biri kose. Ariko ntabwo Leta ya Kongo igeze igira impuhwe mu 23 cyangwa abaturage baba binjije babe nayifu bareke kuba bavuga akaga bafite, which means aho M23 controller ashobora kuba akagagari ari nakaba n'ahandi, ariko nta kidasanzwe cyatuma abantu bahashinga gati n'abari gushinga gata ahandi bakagashingura bakaza gushinga M23 ikontrola. So nicyo nitaga akajagari rero, wenda waza kumbaza uti kaba kasobanuye iki cyangwa ugafite inyungu n'igihombo n'inde. Kandi ubwo nibyo natangiye nkubaza impinduka za African Union. Izi mpinduka rero aho ziri nibyo nanasobanura kuko ikiwe mu bitangazamakuru twavuze tuganira nuko ntari ijambo nkuze gukoresha kuko genda umuganga urabizi ikintu bita antibiotherapy. Antibiotherapy ni ahantu ushobora ikoreshwa mu gihe hashobora kuba hari indwara umuntu afite yaburiwe umuti mwimenyereye gukoreshwa, none bakavuga batereka tube specific. Mu buvuzi babyita mu buvuzi hari ikintu bita diagnostic differentiel. Diagnostic differentiel mu buvuzi ni igihe urimo kureba indwara ukekamo izindi nyinshi utaba précis ngo précise ngo ni iyi ngiyi. Noneho hakaba nyine na diagnostic uvuga uti diagnostic iri fini iri confirmé, urumva twakoze ibizami tubona indwara iyi niyi. Sasa mu kuvura bene izo ndwara harimo muri technique ikoreshwa ibyo bita antibiotherapy mu bazi by'imiti. Ukuntu bikora souvent ushobora gukora agapande gato wene nk'ikibyimba urwaye bakora ibyo bita biopsy bakagakataho bakagashyira ahantu muri laboratoire, none bagafata imiti autant nishaka ibijana twa dupande ijana bafashe bakajya bamenaho agafuka umuti, urumva bakareba reaction bakavuga ati aha byagize ino reaction iyi runaka, none uyu muti twari dukoresha kuko sample imwe niwo wawakinga kuri ya ndwara. Ikibazo cya Kongo nacyo rero gikeneye gukorerwa icyo umuntu yakwita biopsy y'ikibazo, urumva bagafata sampling case Leta Tabara and Gitega government. Ikibazo cya Leta ko ya Gitega ni Burundi ubwo ngubwo na Leta Tabara gihagaze gute, ubwo ni biopsy, urumva ukavuga uti ubwo baba bafashe ikibazo cy'imwe Eastern Congo cyose, noneho bakavuga bati reka dukore agapande kari muri South Kivu. None aka gapande kubireba Kongo n'u Burundi twakavura gute, urumva ndakubwira iki tukuze guteza amakimbirane bakaza bakavuga ati ikibazo cy'abantu b'iminembwe batwirwaneho. Ese kirasa n'icyo M23 bafite abiminembwe ushobora gusanga mu byo baharanira ari ukutishwa kw'abanyamurenge no kubakura hakaga n'intugunda z'abantu babicira abantu, ariko bafite abantu muri parlement, bafite abaruberwa, bafite bamasuzu, bafite bande bari represented, ariko wajya gusanga M23 by comparison ugasanga yo nta muntu igira muri government muri parlement n'iki ku buryo nujya kuvuga kesi zabo utakoze iyo biopsy ukajya ubihuriza hamwe hako kutera ikibazo byose nta kintu uri bugereho. Kuri abafata imyanzuro ngo imitwe yose ni byose naho nashaka kugira urakoze cyane ugafata icyo cya IDF naro ukabona itangazo
rya Addis Ababa baravuga ngo kubera iyo mpamvu rero ADF naru FDLR M23 muhagarika ibintu nta biopsy yakozwe ngo bavuge FDLR ikese FDLR ni kese iki genocide n'ibijyanye nawe n'iki ngo bicaze u Rwanda na Congo vis-a-vis FDLR bicaze Bujumbura na Red Tabara vis-a-vis ikibazo cy'u Burundi bicaze ADF niba bishoboka urumva cyangwa se ibihugu byicare n'ababifasha babyicaze babifasha kuri table ku kibazo kirabure igihugu kuko umusonga wa Uganda na ADF si wo musonga w'u Rwanda kuri ADF umusonga w'u Rwanda kuri FDLR si wo musonga wa Uganda kuri FDLR umusonga wa Red Tabara ku Rwanda si wo musonga wa Bujumbura umusonga wa muri Congo si wo musonga wa Tanzania aba perezida rero barimo kwicara bagafata indwara zitari zimwe muri ya diagnostique urumva bakazishaka kuzivurisha umuti umwe kandi atari imwe urwaye ikibyimba bati nywa Coartem urwaye malaria bati fata amoxicilline niyo mpamvu ya ndwara ari mortelle kuko itari bien diagnostique cya kibazo cyo muri Congo barimo kukitiranya ufite agahinda kizo nteramwe na FDL zamwiciye abantu barenga miliyoni urimo kumuzana ukaza mu bintu ngo baburana ngo ngarusha ngo agreement ngo ni Burundi ngo manda ya gatatu ngo n'iki n'ikigwe n'Itabara urimo kumuzana mu bintu atumva urumva rero ibyo bintu byo abantu perezida baganiraho bijya kumera nk'umunara wa Babeli wariho abubatsi batavuga ururimi rumwe ni nabyo bituma wa munara wa Babeli utuzuye ikibazo cyo muri Congo no gukemura ikibazo cyo muri Congo resulta gishakirwa na solution zishakirwa wakigiranye n'umunara wa Babeli kuko perezida muri East Africa ntago bavuga rumwe kuko buri wese avuga ku mutima we hariho kesi ikimubabaje n'ikimushishikaje undi ukabona cyangwa n'ikimushishikaje kandi kibabaje abandi ubona kuvuga nka Congo ivuga ko FDLR itabaho hari abantu barahonga gusa b'inzererezi urumva nayo isa nkaho kitayirya bakanavuga ko banafatikanya ntabwo nabihamya ariko biravugwa nawe uribaza muri uwo mujyo nashize koje metode abantu ushobora kumva vuba urumva abo bantu izo deployment ni iki ugiye gushyira ingabo ngo za Uganda ngo muri Bunagana General Muhozi yaravuze ati mukazabona yo PDF flash M23 muzamenye ko data atari mu 7 ukazana Burundi bukuyaho buribwa kuri Red Tabara ubuzanye ahantu M23 yifatiye yamenye amaraso ngo baje bameze nkabaje guceza ndomboro mu gace ka M23 wajya mu M23 ni advance part urazizi ni zimodoka zigenda imbere y'abakuru b'ibihugu zigenda zisa nk'izitunganya inzira niyo vetimo gutegura East African Union Force ahantu ho kuza kudeployinga aho kugira ngo bajye kudeployinga ahantu hari ikibazo abari kare bageze ahituri aho abantu bari kwishwa bageze aminembyo ngiyo you see barimo so iyo diagnostika indwara mu buryo butari bwo urumva abo muri santuza baze ba Dr. Nisete n'abandi bose b'impuguke mu by'ubuvuzi bazabikubwira yuko hari umubare muri statistique w'indwara zica abantu bitewe nuko zitabaye bien diagnostique urumva hari n'ibyo bita infection nosocomiale indwara ushobora kujya kwivuza ugiye kwivuza malaria kubera basanze isuku nke mu bitaro ukahavana amacinyika kwica iyo wagiye kwivuza ntibariye kwica so muri Congo naho ujya kubona ukabona ibibazo byaho ushaka kubavuga ikibazo cy'abarwandofone bafite ikibazo wazagenda ukahasanga nyine nk'ibyo ngibyo nakubwiraga ibyo bindi byadutse buri hazaduka n'indi mitwe ubundi wari 2030 ukabona ko abaperezida barimo kwicara nk'abaryaryana iyo nk'abaryaryana B nk'abadashaka kumva umusonga mu mbabarire wundi urimo kureba C ukabona ko ari nka guhimana uburyarya kutumva kutagira empathy yundi donc ukavuga uti siwe wabona nahangane n'ibyi ibye ntibindeba you see kumbwira ngo urafata ikibazo cya M23 ugikomparira cya FDL ariyo root cause yo kubaho kwa M23 ukabakubitira mu gafuka kamwe uribeshya kuri ku ngufu wakoresha zose za gisirikare gufata umuntu nka Red Tabara uvuga uti hari ibintu bitumvikanye mu masezerano yarusha byamanda bitagize gute n'urukiko rwabiciye urubanza rwa West Africa baragaragaza n'iki byose ukamubwira ngo uramushyira mu gatebo kamwe k'abantu wenda bari mu 23 nanone barwanira gutaha n'iki byose mu bwo gucyura impunzi ntiburi buhure ugafata ADF irimo abantu no barimo no muri Aziya Islamic State bande yande bose n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo rimwe na rimwe muri iyi mitwe usanga na muri manifesto zayo utanabona ikintu cyo kwigarurira ibihugu no guhindura ubutegetsi za M23 zikubwira manifesto zazo wenda bandi barayifite you see ni ikibazo gikomeye nkavuga ngo rero iki kintu cyo kuvura indwara itabanje kuba diagnostique gukemura ikibazo abantu batumvikanaho
kutagikora iyo biopsy ngikorerwe antibiotherapy ikemura ikibazo apana kujya gushushanya. Harimo bamwe batangiye gutekereza bati gukwepa ibyo bita gukwepa ikibazo kiri muri aka karere. Hari abafitemo inyungu, hari n'abafitemo igihombo. Hari ibihugu by'ibihangange bijya mu matwi y'abantu baba bahanganye muri ibihugu, bikajya mu matwi igihugu ku kindi, bikajya mu mutwe Tshisekedi. Urashyira mu byo bya SADC. Yego nanjye nicyo nagiye kubaza. Iyi SADC nuko ngo bavi Bujumbura. Tshisekedi ahita yigira muri Angola no muri South Africa. No muri kwa Denis Sassou Nguesso no haragiye. Denis Sassou Nguesso batabamenanye neza mu ifoto ya Addis Abeba. Ibraza. Hanyuma umuntu akibaza SADC ishobora kuza kwinjira muri izo operations. SADC yazinjiyemo ntizawakinga. Twe gufata SADC nkirimo kwisuka muri iki kibazo yakisutsemo mbere biraferinga kuko SADC niyo yari ikirimo muri 2012-2013. Ingabo zayo zirimo za Tanzania, South Africa na Malawi nizo zarashe M23 zirayirukana mu Buganda. David, aho hantu uvuga ngo SADC niyo yarashe, hari inama ya SADC yateranye imbere ko zirangabo za 2012 zayo ziza. Iyo na kuvuga ngo SADC igizwe n'ibihugu 16 byarateranye biravuga ngo turagiye, cyangwa ni Tanzania, South Africa na Angola byavuze ngo reka dukemura ikibazo bitavuye mu muryango. Ni nkuko wavuga ngo muri operation Turquoise ko yaje ifite faveur ya Loni, ngo koko ngo haje ngo Loni yose haje ingabo z'Abafaransa ariko zigendeye kuri mandate ya Loni. Bari abaperezida rero kuba baza kuri influence no ku mbaraga za Kikwete wari ufite ubucuti afitanye na Kabila, afite na mitekerereze yo kuvuga ngo ashobora ku influence ko abantu bavugana na FDLR, ukazanamo Jacob Zuma. Kuko dusubira inyuma gatoya buriya ikuntu ibihugu bikunze kuyoborwa abantu bajye babitekerezaho, biba byiza iyo hari ishyanga rifite umuntu uri ku butegetsi ariko bafitanye relationship iretroite yihariye. No kuvuga ngo Kabila burya ashobora kuba ari umutanzania mu gihe cyangwa ubundi niho yakuriye, niho yize amashuri yose, kandi ibyo nishema kuri Tanzania. Kugwiza imbaraga ku butegetsi bwe no kutabugusha n'iki biri muri internet za Tanzania niko diplomasi ikora. No kuba wabona Jacob Zuma yari afite ibirombe byari maze iminsi ibonetse bya petroli muri Virunga Park, gusa imiryango iharanira ibidukikije isa nk'iyabangamiye uwo mushinga. Ayo mari ba petroli muri Virunga Park ahangaha nyine mu Ventura y'Urwaniro za Sarambwa n'ahandi hose biri ibintu byari bishishikaje South Africa, mu nyungu za South Africa cyangwa se mu nyungu za Jacob Zuma nk'ushaka gukomeza ubukungu bw'igihugu ciwe cyangwa no mu nyungu ze bwite. Ibyo byose ni byashoboka ko bose bashyiramo ingabo. Umuntu waje mari kurikira izindi ni Malawi, utabona n'ikintu yari ishishikariye n'iki byose, ariko nayo ishobora gushaka kwiburaninga mu rwego rwa gisirikare kugira ngo amateka yabo mu gisirikare bandike bati twakoze operation aha kuko izo operation ibihugu bikora hanze bigira imbaraga mu kurankinga ibisirikare byabo n'imbaraga no muri hegemony. Burya igihugu cyasohoye ingabo hanze ushobora gukoresha iyo turufu mu gukanga ibihugu avuga uti tumukajya kumeza mukaganira. Hari ibibazo bya muri M23 muri Kongo n'umuri byabaye muri 2012, ariko bamwe mu babihwihwisa bishobora kuba ari byo bavuga ko u Rwanda rwakoresheje imbaraga rufite mu kuba ari igihugu deploying ingabo nyinshi hanze harimo na Darfur muri icyo gihe, rubasha gukoresha izo mbaraga muri diplomasi rwumvisha ijambo amahanga y'icyo rwatekerezaga muri icyo gihe. Ntabwo ndishowa yabyereka ibyo byabayeho kukwereka ngo ntabwo igihugu gipfa kudeployinga ngo ikindi ngo gifate. Haba hakozwe imibare no kureba ngo dufitiye intere muri ibi, dufitiye inyungu muri ibi ngibi, ainsi de suite. Wari ugeze kuri SADC? Nigeze kuri SADC ubu ngubu. SADC rero nkakwereka ko nkuko wari ubivuze mu kanya ukavuga uti byari muri cadre ya SADC overall ibihugu byose cyangwa byari muri cadre y'igihugu ku kindi. Byarimo byombi, harimo inyana n'ikimasa, harimo iyo will ubwo bushake bw'ibyo bihugu bitatu, ariko biri muri sukuvere ya SADC. SADC ije gutera inkunga Loni, MONUSCO, iyo Intervention Brigade iraza ikora muri ntuze mu bushobozi bwa MONUSCO. Icyo gihe nkavuga ngo bigaragara yuko icyo umuntu yakwita kwihinyuza mu rwego mpuzamahanga, ibyo bihugu bisa nk'ibyihinyuje ko byakemuye ikibazo kwa kuri Perezida Kagame bagiraga inama ati murajya w'igisirikare muri ibyo ibintu bizarangira ariko ntabwo muzamugiye gukemura ikibazo. Cyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri binagaragara ko muri SADC n'ahandi turaza kuhagera abari ku mitwe y'ubutegetsi, ndavuga head of state, burya mu cyongereza bivuga neza, urumva barahindutse, kandi guhinduka kwa perezida bihindura byinshi mu rwego mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo politike ya Kikwete yuko yegerezaga umutima mu bibera mu biyaga bigari, ntabwo ari kuza kubwira Madamu Suluhu Hassan wo muri Zanzibar. Buriya wamubaza ibya India, wamubaza ibya Mombasa, ibyo bita Pwani, ibyo biri Pwani n'iki byose ku mwamba ku nkengero z'inyanja y'Abahinde. Ibyo nabyo birawakinga burya kuba umuperezida avuka ahantu avuka n'ahantu hahegereye yumva ibyaho
gutyo gutyo. Okay, ntibikuraho politike na diplomasi z'igihugu nuko zimeze n'igihagararo cyacyo, ariko na perezida n'umuntu wo gutekereza ibundi byo muri Kivu ni ibiki, aho wenda taranasanzwe urabona ko nka Solu Hassan yagiye ku butegetsi asimbuye nyakwigendera Magufuli. Yego koko bateguriye politike hamwe ya CCM, ariko buriya ni mpamvu umwe bamukura Zanzibar undi bakamukura Chato aho kwa Magufuli, muri strategy bagira ngo bazahuze angere inguni z'igihugu, umwe ajya amenye ibyo muri hariya undi amenye ibyo hariya, babihurize mu nyungu za Tanzania. Ariko ushobora gusanga uwapfuye nuwo washoboraga kuba yumva ibyo muri aka gace ni Magufuli, bivuze ngo Magufuli yabakiriho. Ushobora kubona wenda izindi mbaraga muri iki kibazo zidahwanye nizo Madame Suluhu Hassan yashyira mu cyo kibazo. Zuma ari mu bibazo, ntabwo Cyril Ramaphosa ubu ngubu yakwishyira mu bibazo no mu mirongo Zuma yagiye yaca ngo ayigendemo, azi ko ishobora kumukoraho kuko ibibazo biri kuri Zuma bishobora no kujya kuri Cyril Ramaphosa, kandi Ramaphosa ari wakwiho Zuma. Ugende muri Angola urasanga nka Angola ntabwo yahindutseho. Angola ntabwo perezida yahindutse, ariko ntabwo agiye muri operation twarimo tuvuga haruguru. Ariko nanone aho ngaho nano dukomene ngasire nka diplomasi mu bihugu bya East Africa, Kenya hahindutse ubutegetsi nibyo, Uganda aracyahari, uwo mu Rwanda aracyahari, mu Burundi hagiye undi mushyashya. Ushobora gusanga dufashe nk'u Rwanda rufite ukuntu rw'improvince diplomasi yarwo no gusobanura ibintu mu bihugu bya SADC, East Africa ikaba yinjiriye SADC cyane, ariko ko position y'u Rwanda itigeze ihinduka. Ntabwo yahinduka. Perezida Kagame aravuga ati kuva na 2012 bazagenda, ariko ikibazo ntikizaba gikemutse. Ntabwo wahindutse, ariko umenye ko u Rwanda narwo rufite ibikorwa bibona kubwiye bya gisirikare muri SADC. Nukuvuga ingabo z'u Rwanda n'iza SADC bikora joint operations muri Mozambique. Bivuze ngo rero wabonye ko hajemo no ko South Africa yasaya nk'itabyumva. Bivuze ngo rero uko diplomasi yaremeze icyo gihe dushingiye no ku bayobozi b'ibihugu aho byahindutse, abahindutse n'abatahindutse, ntabwo amase ya kera gihoma urutaro. Kandi ya influence ya Kabila nk'umupro Tanzania ubu ntabwo ikiri ku ikarita ya Tshisekedi. Niyo mpamvu bino bibazo nubwo birimo kuvuga muri Kongo tuzabigaruka mu bindi biganiro, ubu Bubiligi bufitemo ukuboko, ntabwo urimo gushaka kubivuga kuko Tshisekedi n'umupro Belgian yakuriye Brussels agira gute. Urimo kureba Ububiligi muri West mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, ubona ko France nk'igene byitaza irumi gahuha, Amerika imeze gutya, London yaracecetse. London kandi mu guceceka ushobora gusanga abantu bavuga bati kuva twava muri Union Européenne sukagira gute. Ushobora gusanga no ku ruhande ruhanganye na guverinoma ya Kinshasa idashaka kubishyira ku mugaragaro, kuko hari n'ibintu byize gutangazwa na ambasaderi wayo ngira ngo bijyanye no ku kibazo cyo muri Kongo cyakemuka mu minsi itambutse kuri Twitter yiwe. Bivuze ngo Londres ukibona ikibazo ushobora kuba atari ko Bruxelles kibona, noneho Amerika ikabisa nk'iyiturije kuko Londres birimo ubona ko bakugura kugenda mu bikorwa, ugasanga London simvuze ngo umuntu yashyigikira muri zinyeshyamba n'iki byose, ariko yumva koza yabo wari wumva Londres itera hejuru. So amabloke rero hahindutsemo byinshi, bigaragara ko ubwo SADC iturufu yayo yo kwirukana M23 ijyana mu Rwanda no muri Uganda isa nk'iyatsikiye, East Africa nayo ishaka gukandiraho ngirebe nayo ko byakunda byavamo. Ariko rero kwa gukandira kwa East Africa nabyo abasesenguzi bakabona yuko iyo prediction ushatse wayireba. Muhoza ati twarase M23, u Rwanda rwo rutabivuga, ariko M23 irurasira FDLR. M23 no sabana kavuga ati ariko Barundi reka harimo n'abantu twari dutabara urwanya igihugu cyane tuzabakoshora nitugera hariya. Numvishe banafitanye ifu muri iyi minsi. Patrick Nemana yazavuga ati niko sha munaniwe intambara zanyu muje no mushaka kuturasa, ibyo bintu byanyu mushaka kutuzanamo n'ibiki. Ubwo kandi n'uburyo bwo gukaresa Gitega ngeme M23 y'branding ku Burundi. Uburundi nabwo urebe ubwo ndashaka kugira nkwereko ibyo buri muntu wese unamuhaye mikoro agashaka kuboka ku mutima uko ntekereza ibyo uko yakubwira. Hari ibihugu byagaragaje position yabyo haruguru, ariko ndanigeze ku Burundi ndayishimiye nabati ndayishimiye nabati uwo mugati wanyu mudashaka kurya muwigabanyije ntabwo muzabura aho bagabanya rwose, ariko akabavungukira bagatwara igipande kinini. Ubwo position ya Bujumbura na Gitega tumaze kuyibona, Kampala twayibonye, ariko kandi twanayiboneye uko yasohotse mu nama y'Ibujumbura. Na Kigali twayibonye, Kigali turayifite yuko meza rwose urumva. Ubwo hasigaye Tanzania, Dar es Salaam biragaragaje gusohoka mu nama isabye yego nayo irahari. Kenya ni ubuhuza, ariko Kenya nayo warayibonye ko yagiye kwihugikana nyaga urumva. Kenya ntabwo twarayitindaho n'umuhuza muri make n'umufacilitateur. Ubwo ahubwo tujye kuri Kinshasa reka avuga ati tuhomeshe M23 amase ya kera yakubita kwa Zuma kwa ntuza kwa Ramaphosa agasanga ari mu bibazo.
yakubita muri Zimbabwe agasanga rwose Munangagwa we ibyo ntashaka no kubyumva, arimo kwiyohereza barimo mu Rwanda, ikibazo cy'abashomeri yari afite cyagabanutse, urumva n'ubukungu butifashe neza, ambasaderi Musona birimo neza, iyo ugiye kurega u Rwanda hariya barakubwira batariko ibyo izo nduruburi zanyu mugiye kuzikemura hariya. Mozambique yo ntago yandikirirwa jye narajyayo. Mozambique ari yakwirirwa najyayo. So ubwo rero hanyuma Angola ifite ibibazo bikomeye n'umuhuza muri aba bantu, yabishaka itabishaka nta ruhande ishobora gufata urwo ari rwo rwose kubera ko iyo wibrandinze, kuko nayo ikeneye kuzamura izina rya diplomasi. Buri rero Renzo yitwa umuhuza muri ibibazo biza, kuko Angola irakize, nta kindi kintu ikeneye. Angola ntisaba amafaranga, Angola ntisabiriza amafaranga, ntigira gute. Angola ifite ubukungu buhambaye, ifite igisirikare gikomeye, yari yubatse. Iki keneye ni hegemony, kuba gusa yumva ari yicaje abantu uti muganiresha muganire byandishama ku gihugu, ko abanyangwa baravuga ati perezida wacu yahuje perezida barenga 8-9 gute, perezida wacu iteka bafite umujenerali uba muri GVM ziriya ngabo zibari muri Goma. Biriya byose ni ishema rya Angola, kandi ibyo byose birakora muri diplomasi mpuzamahanga. So ukabona ko rero blocks urumva blocks nazo ubwazo ziri weak, kandi nanone ziri strong mu buryo ubuntu zaranywanye. Kandi buri gihugu iyo cyamara kuba individual mu kwacyo, ukabarebe interest gifite ku butegetsi bwa Kongo, ugasanga haraho yabagize shite nko kuri Tanzania urimo kureba kubera igenda rya Kabila. Noneho wajya kuri East Africa rero noneho irimo no kuba mbere Kongo yari tarajya muri East African Community, noneho ngo bikaba irimo, kuko ntago irimo kwihuruza, irimo kujya muri prerogative za East Africa. Ukabona ko SADC na isa ntiyakubiswe n'icyo kintu, kuko noneho ntabwo kujya muri Kongo bitwa kwivanga kw'ibi bihugu, no kujya mu nshingano zayo. Ni ukuvuga ngo rero nkurikije ibyo uvuze biragoye ko SADC yakwinjira muri ibi bibazo nk'igisirikare nka operation. Biragoye kuza, kuko byaba bigiye guhanganisha block ebyiri, kandi ntabwo ibyo mu rwego mpuzamahanga bishoboka. Buriya abantu bavuga iby'intambara kuyikangisha, uzi n'ibintu bita nyine gunboat diplomacy, kujya kurasira hafi y'umupaka kugira ngo utange gasoputi wa gihugu twagukocura mukidemo hakora imyitozo yo kwiyenza. Buriya intambara zigira ama episode n'ukuntu zigenda zizamuka, ntabwo izi block zajya kwiga go kurwana. Imbere yaho baba bageze ku bintu biri preliminary byo gukuraho iyo mirwano, ndetse n'iki kibazo cyo mu M23 na Kongo duvuze kuvuga iby'u Rwanda na Kongo n'iki byose, aho kugira ngo barwane babona bageze ku kaburembe kujya kurwana buri wese inyungu n'ibihombo azabonamo, yashyira ku meza akavuga ati tubireke n'aba bahungu nibatabonye ko Kinshasa zitangiye kuvuga ati ariko ibaze kugezaho Kinshasa yita impunzi mu Rwanda ngo n'abakompatriote. Ubwo nanjye nicyo naringiye guhita njyaho ejo bundi bati impunzi nizitahe muri African Union. Ugiye ukubitwa bugi kizakwereka mu mvugo za diplomasi uko umuntu yakubiswe ibijumbura bati muganire, wajya hari adisaba batari ko byo tuvuga byose niko kwangoro bibazo n'iki no gukora diagnostic zitari zaretse ko you have to kuganira n'abari abantu niki. Izi mpunzi urabona bishoboka? Izi mpunzi rero je kuko no pessimist biragora, ariko nk'umuntu optimistic rwose yabigusubiza neza, yabigusubiza mu buryo bubiri. Yabigusubiza ko izi mpunzi zicaza abantu bangana kuri nka M23 nk'umutwe w'inyeshyamba, iyo igize amahirwe ikabona nta jambo terroriste bayibanjirijeho, nubwo babamenshonize n'imiti y'abaterroriste bakabeshyira mu gatebo kamwe, ariko ikagira amahirwe ikabona ntago babisomye ko Kinshasa bivuga, iravuga utariko uzika president 50 n'abangahe basinye no bakatuvuga. Imitwe y'inyeshyamba n'inyeshyamba ntabwo ziba zikina, zo zumva nubwo baziganiraho bari mu bintu negative kuri zo, ariko baba bazigiye iyo reconnaissance. Icyo ni igitego kuri M23. Ikintu nshaka kubwira rero, M23 izi mpunzi zamaze kwibrandinga politically gahoro, zikaba zifite n'abantu barimo abaperezida barimo kuvuga ati muganire na ziriya mpunzi z'inyeshyamba zivuga mu mpunzi. Biravuze ngo ya reserve nabo ya gisirikare, icyo ni ko barimo kubitwa gisirikare, politically barimo kutumenya. Urumva gisirikare turarasa dutsinda. Izi mpunzi za Kongo ntabwo zikora icyo bita kumandiya, ntabwo zisabiriza gutaha, zirisaba no kubututu imbunda. Sasa rero optimistic yakubwira ngo byakunda ku ruhembe rw'umuheto, urumva, cyangwa bigakunda iyo push kuri Kinshasa yatumye Patrick Moya yita impunzi compatriot. We mu mundi busanga yajyaga yumva ko ari nk'abanyarwanda basubiye iwabo atabatanabita gutyo. Buriya na Patrick Moya ntaga banditse biriya Kongo, nebwe babivuze ibishaka ibikunze, ariko kuvuga itabikunze kubera pressure iriho birazana umupessimiste kukubwira ngo ntibyavamo, kuko nubundi mu mategeko mpuzamahanga bavuga ko bari igihugu kiri sovereign, kandi Kongo ni iramuswa
niyo ifite prerogative z'ibyo abantu birirwa bavuga mu gucyura impunzi zajya muri tripartite kuko muri iyo trio imwe zaba ari Congo imwe wenda ari Uganda cyangwa ari Rwanda cyangwa ari Amerika kuko bafite impunzi abandi ari UNHCR ntabwo bazicara bo babiri ngo bikunde M23 ibyo yakwigira byose itaragira igihugu nta n'ibyo uvuga ko ikiharanira ntabwo ifite kucyura impunzi yacyura abasirikari training ati muze turwane ariko ntiyatura impunzi n'igihugu ntabwo cyaziyiha no I mean bivuze ngo rero uko byagenda konse Congo ibyo yakwigira byose pressure kuri Congo ishobora gutuma ikibazo cy'impunzi abantu bacyumva nk'izashobora gutaha ariko kuba hirengagizwa ku ntera y'imbere icyo zahunze mukavuga gucyura impunzi mutaravuga kuri FDL zahunze mukavuga gucyura impunzi imvugo zibubu rwango hatarafatwa abantu nk'icumi bazinyagije wa mupolisi wo kuri Goma uriya muperezida uyobora parliament uriya wa perezida wa parlement ya Congo Mboso urumva ibyo byose biraza bikavuga ngo ubundi twataha n'uwasize onkere we ejo bundi baramuriye Congo yabikozeho iki bivuze ngo uwemera ko zataha gisirikare cyangwa binyuze muri iyo pressure abyemere gutyo ntabwo ugenda hanga ngo influence umuntu ibyo yemera utabyemera nawe ashingiye kuvuga ngo FDL inavuga ko nta izajya gifite imbunda zayo iyo nizo deployment tubona tukabona ko zitibanda kuri warikaye nande FDL ifite ibirindiro ngo zikajyaho yamaze gukurwa yakubwira ngo ntacyo mbona muri biriya ni rutine y'inama irabaye communication ya disababiza anatsimbarara kuri adasibabe indisanzwe itagishyirwa mu bikorwa imwe navuze kare ntangira ikiganiro yavuga ati ibintu biri aho ngaho bizaba maladi chronique ni maladi itarakora antibiothérapie nziza ni diagnostic abantu batazi indwara ngo niba bakavura indwara cyangwa bazi baryaryana urumva batumvikana batagira gute ariko bikaganisha kuvuga ngo ubundi iki kibazo reka nkibaza utarakimbaza ubundi ninde wagira intérêt mu kuba ibintu bya Congo biri statique bidakemuka ariko nabivuze tutangira ikiganiro ngo umurangura ibikoresho muri zira site za miniere za ntuza abifitemo inyungu afite ukuntu aza kugura korota ku giciro cyo hasi na yakutumba afite ukuntu aza kugura zahabu ku giciro cyo hasi kandi aragenda kuri iPhone ntago iri bujye hasi aragenda kuri computer ye urumva ntago ijye hasi ni umunyamerika ni umuchinese ni umuryi wese ahantu hari amakimbirane hari n'ubukungu bungana kuriya kubagayiringa ibiciro biroroha ku bihugu cyangwa amakampani ameze nk'abamafia kuri intere zayo ku buryo nta muntu wifuza umuntu utekereza cyane ariko simbize ko aratekereza gahoro nta muntu wakwifuza ko Congo igira gahunda niyo mpamvu buriya ubwo Kinshasa itangiye kwegerana igihugu cy'u Rwanda ngo bajye bakorana business byari byaratangiye Rwanda ya gushongesha amabuye kugira gute bashaka kuzabishyira mu byo bikagenda neza ariko ni kiyasi cyuko biriya bihugu by'umunyerezo bw'isi birimo za Belgique zifite zahabu nyinshi zinayicuruza harimo za Amerika n'ibindi bihugu nk'ibyo bari bakavuga bati bari abagabo batangiye kwishyira hamwe bakagira imbaraga zingana kuri niba shongesha zabo tuzayirangura kurangaye niba zajya batunganya imbaho za ribuyu bakazongera valeur ni certaine valeur ajoutée kuri ibyo bintu bihari zizatura tuzaranguza ngana bakavuga ati iPhone twacuruza kuri ku gihumbi cy'idolari tuzarangura tutuhenzwe igere ku bitatu by'idolari noneho amakampani yacu ahombe cyangwa hurumbire ubundi bwoko bw'ibindi bikoresho bihendutse kuko abantu bataza bashoboye kubyigurira so izi ntambara rero ni intambara z'abana ibintu by'ubukungu kuko karinija ntiwambwira ukuntu Kinshasa ikoresha amafaranga menshi muri mercenaria igakoresha amafaranga menshi niki ahubwo nabonye ibidege ejo baguze izindi ndege na kajugujugu nshyashya bavuye ziriya baraziranguye baraziguze ntabwo tuzi ni nabonaga ku mashusho hari abazungu bari hafi bishobora kuba ari marike z'abarusiya kuko ngo naziriya mbunda Turukiya yazanaga kuri Goma ntago ari za Turukiya ahubwo ni za ntuza ni za Russia ariko uwafashe isoko ryo kubitunda n'abatirike urumva rero ni imibare yose biraho ngaho none abantu bari gushaka ibisubizo muri ibi biganiro no muri izi deployment no muri uko kutumvikana kwa Brox undi ari kugura intwaro ibyo ni ibintu kuko urumva nibyo nakubwira mu kanya ukora telefone yamaze kubona inyungu ye na benefit yaranguye amabuye kuri make urumva ni nyeshyamba ziraho zitagira gahunda zitagira comptoir izwi cyo si cyambere noneho ikindi cya kabiri nabivuze mu kiganiro gitambutse umusonga wa buri gihugu gifite na buri wese bafite hariya ntago ubuza gusinzira undi bivuze ngo urita FDLR abajenosideri undi ayite abaparteneri mu ngabo mu gucukura amabuye kuko ntago ibuye FDLR icukuye rigenda ryanditse FDLR nazabona izareka gukora ko icukura FDLR nimba bazatema amashyamba n'amakara bacuruza ntabwo azayitwa izina ryayo ntago aba yarambaye jenosideri yo
urumva urimo kureba rero ibyo ngibyo bazabira bavuge bati ibyo birabareba abanyarwanda n'ibyabo puruvika tubone intere yacu ibyo birabareba kuko FDL inacuruza ku makontwari bavuga ko ashobora kuba Bujumbura cyangwa Kampala mu buryo bumwe cyangwa ubundi gihe sindi ku rwego rwo kubimenya ariko ibivuga tugomba kuvuga ko bishoboka so bikubwira ngo rero nari mubajije iki kintu cyo kwigwizaho intwaro niho naringeze bikubwira ngo rero uwibuye yabonye benefit hanyuma n'uwita FDL genocide nawe yacyuye igihombo cye urumva hano harimo homboka umwe yungutse undi yagize noneho ucuruza intwaro yabonye isoko niyo mpamvu bahirimbanaga kugira ngo Kongo ikurirweho ambarugo kajugujugu yazigurishije ibihugu biri mu bukene bw'intwaro urumva bambe mu bukene bw'amafaranga petroli itangiye kugira ibibazo abacuruza ingano zabaye ikibazo kugeza nubwo ministre w'ingabo wungirije wa Ukraine aza gusaba leta ya Kongo no kubabaza icyo babafasha mu minsi ishize yagiriwe uruzinduko Ukraine nayo byayicanze n'Uburusiya irimo gushaka gutera inkunga Kongo Kinshasa ikoresha Wagner ni ukuvuga ngo haje abasirikare b'expert ba Ukraine baje gufasha DRC bafatanya na Wagner kurwana na M23 kandi muri Ukraine Soledad n'andi hose barimo Wagner imaze gutwara umujyi wa Ukraine ariko baje gutwara ibindi birindiro bya M23 barwanira hamwe ariko ibyo birasanzwe na Amerika irwanira hamwe na Russia muri Libya kwa Marshal Haftar ibyo birasanzwe ko abantu bashwanira aha bagera hariya bagakorana muri politiki ibyo bibaho so nkakubwira ngo rero muri Kongo ukuramo icyo nakwita igihombo agicyura cyuzuye urumva ukuramo inyungu ayitwara imeze gutya bivuze ngo yose atwara maximum muri yo rwose nta muntu uhomba bahombye M23 ugahomba ubwene gihugu abasaza banyu bagasazira neza muri izo nkambi z'impunzi Silicon Valley kiyubaka urumva kubikoresho byabo bakora Kinshasa Tshisekedi nawe si umwana ashobora gukora imiturufu y'amatora cyangwa guhagarika amatora nuko nyine u Rwanda rwamwe imiturufu yo kurwana muri u Rwanda kwanga kurwana na Kongo rwababaje Tshisekedi ku buryo na n'ubu ngubu turacyamurya kuko buriya Tshisekedi yifuza ko u Rwanda na Kongo barwana nk'icyumweru agita sohora communique yimura amatora bashaka bagita bavuga ariko no muri communique byagiye bivuga ati mu gihe byayo kimeze gutya amatora hoye uri buka kuri ya ndege yagize ya Silver ngo mu kirere cy'u Rwanda basohoye communique bageze hasi baravuga bati amatora so niyo mpamvu mutwita abasesenguzi rero biragaragara ko nanishatse kuvuga ngo kugira ngo twaganire bitaza gusaba n'ibishyize nanone mu rungabangabo rw'akajagari uzakurikira ikiganiro amenye ko icyo twita akajagari twe ishobora kuba ariyo orudere abandi bateguye ariyo script banditse kandi bakavuga ngo umva nujya ukuramo inyungu ujya utwara izawe nawe uhomba ibyawe ibyo birakureba kuko nta gihugu cyubaka n'ikindi ya David reka dusoze hari akajambo ugize uvuga ngo akaga ahari gukontororwa na M23 gahari ni nk'akaba n'ubundi ahari FRDC cyangwa East Africa ejo nda Amnesty International uribuka raporo yayivuga ati M23 yafashe ku ngufu abagore basaga 60 n'ibikorwa by'ubwicanyi iyi M23 tuyite abamarayika ko ihita bihakanika tugatera kare twabasirikare bacu bafite discipline bimeze neza tuyita abamarayika ibintu bya buryo ibi bintu bitaba ari byo ibintu bya Amnesty International wenda sibyo nshaka gutinda kuko nta izina raporo zabona ko nta bihugu bikunda kuzemera nabo zimentioninga ntago bakunze kubyemera kandi buri beravuze nabandi ikavuga FRDC ikavuga iki n'iki gusa abantu M23 kisa ntiregura ku byayo igihugu kikaba nkiregura ku byacyo ariko Amnesty International bavuga ku bihugu byinshi gusa ibyo ntabona muri ibyabo bwite ariko nabyo bifite impamvu batabivuga kandi zisobanutse cyane bikurikiranye cyane impamvu batavuga ibihugu by'iwabo sino kubikunda kundi bafite uburyo organize ku buryo bafite amajwi n'imirongo babwira ibihugu byabo kandi bikumva niyo mpamvu batabitangaza ngo ndahabwa Amerika bitwa babayibwiye nayo mu buryo bwumvikana ibyo nkirenze icyo ngicyo kuvuga ngo inyeshyamba zirarwana amayiniti amadiviziyo yangahe inyeshyamba ukavuga yuko ntawe uzakora ikosa waba ufashe inyeshyamba ukavuga ngo n'abamarayika ngo n'abantu ba Gaburiyeli ariko abamarayika ntibarwaniye mu ijuru nabo ukuva barakocura gisunumva inyeshyamba zabura kugira intuze ariko icyo abantu bose biregura ku mitwe ku maraporo nk'aya Amnesty International ni ibintu nka bibiri kuvuga ngo ntimwahageze ntimwatugishije inama mwanditse ibintu mutakonsirise twebwe ntimwageze ahangaha muravuga kishishe for instance twababwiye ngo muze turabarindira umutekano ariko ntago mwaje urumva nka kishishe ntabwo ari yumbajije ariko wabonye ko Kinshasa barivuga
M23 ivuga, uyu yavuga, uwa Amnesty ivuga, Human Rights ivuga, ntabwo ihuye. Iyo discordance zamane uvuga ko ari ikibazo. So bivuze ngo rero kuvuga ngo M23 baba ari intama, none se bari intama gute bo nta byaha bakora, basi ntabwo bagira military police, nta gisirikare kitagira police militaire. Police militaire ibifite mu nshingano ubugenza cyaha bwa gisirikare, nibo bagenza cyaha, ni nkabo bari buriye. None se wambwira ukuntu bo nta bantu bakomitinga bakora ibyaha. Ariko rero none unje kubashinja ibyaha ukajya kuri iyo mibare kujya muri quantité y'imibare, biragusaba kuba koko nabo waba consulise mukabyumvikana. Icyo bataguhakanira nuko nta musigaye M23 urakora ikosa, ariko icyo batakwemerera ni umubare n'imibare washyizemo kuko mutayiganiriyeho no ku ruhande rwa guverinoma nuko. Ariko ntago inyeshyamba rero yaravuze ati twebwe igisirikare cyacu gifite discipline, ibyo bintu ntabwo twabikora. Gifite discipline, ariko n'umukobwa umwe agatukisha bose ntabwo abura, ntabwo yabura, ariko ntabwo wiri ngoma nk'umuvugizi yajya kwimena indango ngavuga ngo dukora gutya na gutya na gutya na gutya. Noneho barwanisha abana bari filistire, ugeri waba gasanga barahamaze bagize gute ibintu nk'ibyo birane ibintu bimenyekana nyuma y'iki. Ariko dufate nk'urugero hano kuri liberation yabaye mu Rwanda, aba use ninde muntu utazi yuko n'abagerageje gufata abakobwa ku ngufu barasiraga ku ntuzi byo bitaga Flying Squad. Ibyo bintu byabayeho ndetse urugamba rurangiye ababyeyi baratakamba bati rwose ibyo rero birahanitse mu bikureho ukuntu umuhana niki sibyo, ukuntu inkotanyi zahanaga. Ubu ngubu mu Rwanda bameze nko muri Saudi Arabia, aho udakinisha no kureba gutyo. Buriya ngo muri za Dubai wumva ngo umuntu asiga ikintu nka telefone hano uyisize, wazibuka ati alala nasize telefone hano, ukazenda ukareba nyuma y'iminsi 3 uyihasanze kubera amategeko yari ukuntu ameze. Gusa nyine urabona ya mategeko aregejwe hazi ibibazo hakazi iki n'iki, ibyo nano gantu babihora mu cyo nshaka kuvuga. Ariko bivuze ngo impamvu nzanye example ni kwereka yuko mu nyeshyamba n'abantu icyo wiringo babasobanura nuko bitari muri politike rusange y'abantu n'imirwanire M23 yo guhohotera abantu. Ariko ugiye indani yakubwira ko muri mabuso zabo zifungirwa abasirikare hatabuzemo n'umwe 2 3 4 bane 5, ariko akakubwira ko Human Rights Watch wenda ifite ibyo yakabije. Niko bisanzwe, nta kintu gishyashya mbonamo rero ko inyeshyamba n'abantu batuvukamo. Niba government ikora amakosa none umbwira inyeshyamba, ahubwo nyuma muri inyeshyamba zakora menshi kurusha government. Nese government waratojwe, wagize gute, wize amategeko mpuzamahanga kuri training, uhava ugize gute, ufite military police ifite imbaraga, ukoza amafuti, inyeshyamba nizo zasigara. Ese ubundi reka nkubaze kanije ko abantu bajya badira inyeshyamba n'ikintu cyoroshye. Inyeshyamba zitsinda leta, urumva ko angere zose zishobora no kuzitsina muri angere zose, zikazirusha kurasa, zikazirusha amanyanga, zikadusura kugira gute kugira ngo utsinde umuntu. Amayeri afite ugomba kuba kuri nka 6. Kandi muri ayo mayeri harimo n'ibitari byiza. So abantu ntibakagize umutima inyeshyamba ngo inyeshyamba ngo n'abafurere n'abapa wabimenye ubumenye imikorere y'inyeshyamba. Tinya abantu barya ntibahinga, noneho amplis inyeshyamba ntizihembwa. Umusirikare udahembwa wivanye wawe, noneho ni wananditse urwandiko murabona M23 ngo twarokirise ngo abantu ngo baza mu gisirikare zijye kubona zikora nka 5 baraje zija murajya he tuje mu nyeshyamba. Ese mwabuze ujye muri wanyu turabisize ko hano se tutagira gute tuje kurwana hano abantu bitundira inyeshyamba. Niyo mpamvu buryo leta ya Kongo yagowe gukubitwa n'inyeshyamba no guhura n'akaga, nta mbabazi nta muwe nta mikino zigira. Niyo mpamvu boneza ubuye imirwano zirarwana, amaleta yatsinze inyeshyamba ni makeya, zifite ubugome bukomeye, zifite determination, nta mafaranga zifite mu mifuka, ntayo zasize kuri konte, zasize zisezeye ku bagore, zibwira ababyeyi ko zitazanagaruka nizivuyeho. Noneho nka zidafite n'igihugu zishaka igihugu. Wenda tunasoze n'ikiganiro, ntabwo ndi umupfumu pe, ariko gutsinda inyeshyamba zifite n'ikintu cyo kurwanira igihugu zero ntabwo bishoboka. Buriya M23 ntabwo bazayitsindiza ngo ibahangamure babi mu byirimo bati mugire gute mujye mu mashyamba. Ikibere nka cya gikeri babwiye ngo tugiye kuguhanisha igifungo cya burundu cyo kugufungira mu mazi, kitese mwakize mu muriro. Abacamanza ngo bajya kwiga ku rubanza ati twakumva ibitekerezo by'igikeri tukagishyira mu muriro kuko nibyo cyisabiye. Abandi batoya mu kijugunye mu mazi cyo katsindwa, kigeze mu mazi ngo kirabakoyena kiti burya twe twabajijishaga ubundi niho iwacu. Ushobora kubwira abantu ngeshyamba ngo mujye muri Goma, mujye mu bigo bikomeye, kansa yo muri Bukavu, kamera aho barabazibwira ngo zijye n'iki byose uzi muzohereza mu ishyamba ryasabye inyoge bakajya bazikatira amashyamba, ugasanga muri komandoma yazo. Nibwo buryo bwiza gutuma abasirikare babo bataregeza, bagakora amakosi neza, bagagira gute, bakabinyesha amenyeza zanyazo. Handi bari barafashe zikazava muri Sarambwe none zifata handi hikube nk'inshuro 8 kuko mu bakomanda bazo ntibifuzaga ko zijya mu miji ngo zitandura ibitekerezo bya civilisation mu mujyi, zive mu bunyeshyamba z'ibinyamazu, inyamataje, nyamihanda n'iki byose. So amaturufu abantu bakoresha bakirisha inyeshyamba nizo nyungu zazo.
ikindi nabwira abantu badukurikira nuko ari uwigira ngo East Africa ngo yaziga kubite M23 kayizimya ngo MONUSCO ngo ari kubisengera yizimya ngigira gute. Bano bantu bashobora kwikomitinga bakavuga ati ikibazo turimo kurwanamo cya General Makenga bakabyiyemeza ko kizakemurwa n'indi generation ariko badatsinzwe. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane. So ntabwo twe dutekereza bano n'inyeshyamba ntituzi icyo zitekereza nuko bazitavuga ibyo zitekereza nuko tutabizi nyine. Ziriya zishobora kurwana none ushobora ngo wazica ugasanga zamaze kwiyemeza Wiringoma ngo baje batwa gufata ibihano bizagenda gute ngakajya baseka ati ibyo bihano bafashe nta nzu ngiri buruseri nta kintu n'ubusa rwose biruhije ubusa giye kufatira no kubura bifatira ariko bibwiye rero nka general wundi bikishasa ufite iziburuseri ebyiri yavuga ati ya papa n'ukuntu iyo shakuya nubaka inyeshyamba ntabwo zikina zimenyereye ishyamba zimenyereye kurya bikeya zigacunga amasasu yazo ziyabara ku mubare zikakwambura uyu ufite ntabwo in East Africa na MONUSCO bizatsinda zino nyeshyamba. David ntabwo bazazitsinda hazabiki bizarangira bibonyereza leta. Reka nkubwire ikintu ndashaka kumva n'amatwi yawe. Zino nyeshyamba ndavuga ibintu bitatu zishobora kurangira zishyizeho pressure kuko zizagenda zigarurira imitima y'abantu batazumva uko bigenda bifata igihe. Noneho uko Tshisekedi tuzabigaruka mu kindi kiganiro n'amabanga mazi bisa kizwe hanze yigeze kuzibenguka akumva ko yazigira ingabo za IDPS mu gihe Kabila yabagize gute nawe akubaka igisirikare zihereyeho kandi urana katari kubakoza umubare mubi. Zino nyeshyamba ko zibrandinga zikubita zizageza aho ngaho mu buryo bubiri. Ubwa mbere hagira abakongomani bazibenguka abe Fayulu abe Kabila abe n'indi yose kuko zimurindiye n'ifamu hariya muri Masisi n'iki byose zigenda zigwiza imbaraga n'abakunzi n'inshuti zigira imbaraga abantu batakegaga. None abantu Tshisekedi yo prima no kupressera kugira gute arenganya bana babandi bakera bagenero numbi bande yande bose ngo Chikwa arafunze Chikwa ntozi byaganiraga na Colonel Nzenze nubwo batubwira ngo baganiraga ibi nibi Chikwa abaye Filistre nyuma kazabona Chikwa nabagiye abaye mu general muri M23 n'iki uburyo bwa mbere nuko inyeshyamba zishobora kuganira na government bakumvikana bamaze kubera pressure yazo n'amahanga y'abantu bazagenda bazegereza umutima. Ubwa kabiri nuko agira bashobora kuzibenguka bakazikoresha bakabona Tshisekedi yakinishije iturufu yashobora kugira gute nabo bakazibenguka bakazigiraho imbaraga nazo zikaba zizamura diplomasi yo kuvuga tuzi kurasa ariko reka dushaka n'abanyapolitiki bashobora kwinfluencer abandi bari Kinshasa batabivuga ko bazikunda baziha n'amafaranga bigira Indyarya ariko rero bahimo 23 kiniki jewe mbajije abantu nabanzi banka Kinshasa ubona ku ruhande kumugaragara atuka inyeshyamba ariko aza kumucungira hano ukabona arumva ikibazo cyazo. Ibintu tubamo twishyizemo by'ubusesenguzi mutubwira tumenya abanga menshi natudashobora gukira hanze. Ushobora gusanga umuntu ufasha Kinshasa urumva nuko kuboko ukundi kumeze gutya kurimo gufashe mu 23. So branding inyeshyamba cya kabiri ishobora kudaseduiza abo mu butegetsi n'abakongomani igaseduiza na community internationale igihe yafata hano nk'amabuye y'agaciro nkazawarikare n'iki byiki ugasanga ara amashyanga atabumvaga atangiye kuza kubahahaho kuko n'ubundi bagira imbunda zose nizo bambara FRDC ntazo bagura bagikise bavuriza abantu babo inkomere zikomeye mu bihe bitaro buriya bafite ibitaro byavura abantu barashwe bya hatari ushobora kujya India abajya he kuvuza iki no kwita ku bana kuko byanze bikuzomba kuvuza abantu ntago kutabavuza. Izi nyeshyamba rero zishobora zibaye brand ku bantu bamwe namwe cyane ko ari nyeshyamba ziri update ni nyeshyamba nshyashya muri iki kinyejana muri iki kinye 10 turimo bivuze ngo hari ubutegetsi buzazibenguka buvuge buti sha muzi kurasa muzi kugira gute n'impamvu yanyu irumvikana ngaho nimudukubitire ditabara natwe nimudukiza umusonga hanga tuzifite ibintu twakumva. Ntago inyeshyamba ziri aho ngaho gusa cyane ko dufite example z'imitwe y'inyeshyamba twabivuze yagiye yigarurira ibihugu kandi abantu babonaga ko bidashoboka. Kuko urumva nk'iturufu Kinshasa ikinisha uyu munsi reka mbivuge mu mazina yabyo. Iturufu Kinshasa ikoresha ihamagara ibihugu. Juvenal Habyarimana arayikoresheje. Ahamagara Zaire, ahamagara Belgique, ahamagara Misiri, ahamagara Sinibuki n'ikindi gihugu cyohereje ingabo ahangana ibihugu byinshi na Kenya yagizemo abasirikare. Ariko iyo ngiyo irayoyoka mu myaka nk'ingahe. France ihindura operation. Yaba ari amaririsi, yaba ari kiniki nayo zigenda zisa nk'iziyoyoka. Hari ukuntu zino nyeshyamba zigize amahirwe hashobora kugenda hayoyoka amaturufu ya guverinoma cyangwa ari amakosa guverinoma igikora kwica abantu imvugo z'urugwango n'icyo ukabona zirimo gukoresha penalty guverinoma bikarangira bazibengutse. So kuganira birashoboka kubunga ashobora gutsinda undi birashoboka no kumutsinda ku isasu byose birashoboka kuko impamvu mvuga gutya nuko gusibanganya inyeshyamba ugenda wica imwe ukazazimara na ideology yazo utacyuye impunzi utacyuye FDLR zero ntago bishoboka. So ndumva rero ntabwo navuga imiti yose ntabwo
ndasesengura n'amaopinion yanjye ariko umuntu ushaka kugira ikintu wenda yabitekerezaho nayo ashobora guhera kubyo ndimo kuvuga agatekereza akavuga ati kuko ndibuka Habyarimana Juvenal kavuga aka kantu nari mukuru muri 1991 yatangiye systeme yo kugenda akajya afata amabendera ngo ya Croix Rouge yasaga n'umweru agashyira ahantu ku mipaka ya za Butaro agashyiraho n'amatangazo kuri radio Rwanda y'agatambukaho. Icyo gihe bari barafashe umuntu umukomanda ngo RPF bitaga Buhinja, Lieutenant Buhinja. Lieutenant Buhinja bakamuvugira kuri radio Rwanda ngo nabamukoresha nyine ngahamagare ngabandi bantu ngo bumuhotanyi ngo baze ngo nibagira ngano ngo hari bendera ngo baje bari hagararaho ngo ubwo nyine babagiye muri zone safe ngo ntacyo bashobora kuba. Akayo majwi yabaze Lieutenant Buhinja dushaka kuzabaza umuntu uzahura na bafandije bakaba bashaka kubabaza se kuri Buhinja yabayeho se byaragakino ku bustasi bwa Habyarimana niki ubwo umuntu yabonye uburyo umuhora nko muri conference yabibaza kandi yabivuga buriya. Ariko bene icyo kintu cyo kuvuga kubanza ngo aba naba sa abanyarwanda saba Kongomani n'abanyarwanda abasaba abanyarwanda n'abagande leta guhuruza ibihugu ngo bigufashe ni procedure nkwereka amaleta kuze gukoresha ajya hakaba expire yamara kuba expire hakuriya ubwo butegetsi bwakoraga nk'ubwicanyi bwo bagogwe mu Bugesera n'iki byose bigatuma komite ikota ikabana ntikubonye imboga mu menyo urumva ikagenda ibenguka inyeshyamba. So nagira ngo nsoreza haka kuvuga ngo inyeshyamba zishobora kwibrandinga zigenda gahoro bati muve kishishe muve kishishe turava muve bunagana muve ahangaha ni he ahangaha Kibumba kandi wa mugani ngo basigaye mu nkengero zayo zikagenda kandi ngo ugasigara ku misozi ngireba Rumangabo bakagenda bagucenga barimo bashaka inshuti. Hari video hari audio mfite ndaza kuyigusigira wenda ntuzayitangaza ahangaha uze kumbwira yuko nta majwi uri bwumvemo yerekana yuko hari ukuntu nk'abakomanda bo muri M23 bajya bavugisha abakomanda aba adversaire ba FRD nabo mu bitwenye ishyamba bakavuga ati murarwanira iki ko ntacyo muzageraho. Hari mu bavugisha ngo bita Kabido w'umugenerali kandi mu mayimayi akamubaza ati vuga kuko intambara rwara tuvugishije ukuri urabona uzatsinda ugatsinde mu 23 n'izikarangira atari ko Kabi ubundi wowe uzi ko ndi umunyarwanda koko ubundi umunyarwanda nawe urabyemeza. So ndakagusigiriraza kukumva bivuze ngo ubonye inyeshyamba zirasana ariko inyuma y'amarido ziba ziri mu zindi game zo kwigarurira abandi bantu no guseduza ibihugu bituranye no kugira gute. Ya Dev reka tugushimire cyane wakoze. Nakoze nibwo nimwe mwakoze mwantumiye dushimire n'abari badukurikiye. Asante sana. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare